reka tunyarukire mu gitaramo cyaraye kibaye cya Arisodi cyari kirimo abakire bose ko mubazi ba Babe Bosses muri Kigali barayoboye, harimo Knowless, harimo abahanzi bagiye batandukanye, so bishimye, cyari igitaramo cyiza cyane, tukazabana nk'uko twabyemeranyijwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Yashatse sasa kwicano yiwe itrendinga, arangije aratekereza aravuga ati ndakora umurenge ariko bitume ntwika nindangiza mpangemo prank. Afite amajwi nzabumbisha mu kiganiro cya kabiri. Yagiye hariya ku murenge arasezerana, yari yambaye ikintu nakita nk'agakurura amajwi yari agafite, arangije ka kamera yiwe yari iri kumukamera, arangije ubwo yavugaga ririya jambo ati sinsubiramo. Ubwa mbere murabona mu mashusho yuko uyu musore ntago yigeze ajya kuvuga, ntago yamanitse ikiganza, oya, yabikoze abishaka. Njyewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko Reka nguhe ikaze ukurikirana ibiganiro bya Day to Day. Nge wumva ni Derek nk'ibisanzwe, mumenyereye ko nsanzwe mbaha inkuru zigiye ziri update news, so cyangwa se inkuru zagiye zitambuka. Uyu munsi tugiye kureba inkuru zaranze ikintu cy'umweru tuvuyemo, tureba ibintu byagiye biba trend, tureba ibintu byagiye bigera kure cyangwa se abantu bapostinga cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo, ku social media agiye atandukanye. So kora subscribe kuri Day to Day, like, share, comment, ubundi kugira ngo ujye uhita ubona update news zose nzajya nkora nkugezaho hano kuri YouTube channel. So ngiye banyita Derek, reka dukomeze n'iyi nkuru. So nkuko mubizi hari inkuru imaze iminsi yarabaye kimomo, yaratrendinze cyane, inkuru y'umugabo cyangwa se umusore wari ugiye gusezerana. Gusa hagati reka mbanze mabwire yuko ngiye kuzajya mba cyane mu ruhare rujyanye na prank, apana kuzikora, ahubwo gusobanura ibintu bijyanye n'ama prank, ibintu bisa nkaho byapanzwe, hari inkuru ziba zapanzwe. So buriya bukwe nako uriya murenge navuga ko ni prank, ni inkuru twavuga ko yari yapanzwe. Reka tugaruke kuri uyu mwana musore bamwita Pierre afite YouTube channel bita Umusambi TV. Ni YouTube channel yiwe yaramaze igihe kinini ikora, ifite 1000 subscribers, bayireba aba viewers ntago barengaga 100. Yashatse sasa kwicano yiwe itrendinga, arangije aratekereza aravuga ati ndakora umurenge ariko bitume ntwika nindangiza mpangemo prank. Afite amajwi nzabumbisha mu kiganiro cya kabiri cy'uyu musore ari kuvuga ati ibintu biraza kubamo iye feedback, biraza abipanga no mu cameraman we ndetse n'undi muntu. Mu kiganiro cya kabiri nzakora nzayabaha mwumva ukuntu bimeze, nimba nabaje kuyumva neza nshaka kuyakorera stand up nziza. So uyu musore rero yagiye hariya ku murenge arasezerana, yari yambaye ikintu nakita nk'agakurura amajwi yari agafite, arangije ka kamera yiwe yari iri kumukamera, arangije ubwo yavugaga ririya jambo ati sinsubiramo. Ubwa mbere murabona mu mashusho yuko uyu musore ntago yigeze ajya kuvuga, ntago yamanitse ikiganza, oya, yabikoze abishaka, yanga kumanika ikiganza down. Umudamu we kuko nawe yarabizi amusubirishamo arakimanika, arangije arongera arabyica. Umutifa amubwira ati subiramo, arangije ati sinsubiramo. Gusa mu by'ukuri urebye ririya jambo ukuntu yarivuze, ntago yarivuze cyane ku buryo abantu bose bari muri sale babyumvise, nubwo twumvise amajwi neza, ameze neza nta kibazo. Ni ukubera ko yari yambaye akamikoro, aka karuvati gakurura amajwi nk'uko bisanzwe. So uyu muntu rero bikagira ati yari yabipanze, ni ibintu tumaze iminsi turi kwigaho, tureba, tubaza,
turebye neza dusanga ni prank, iriya yari prank rwose, cyane ko mu kiganiro gikurikira tuzabaha ukuntu byose byapanzwe n'ukuntu byose bimeze. Usura musore simutindaho, so ibyo bireba inzego zibireba, niba abantu batangiye kujya gukinira ku idarapo ry'u Rwanda, ku idarapo ry'igihugu cyacu, urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. So aho simatinda ndajya ku bindi bintu, reka tunyarukire mu gitaramo cyaraye kibaye cya Arisudi, cyari kirimo abakire bose, ko mubazi ba Babe Bosses muri Kigali barayoboye, hari harimo Knowless, hari harimo abahanzi bagiye batandukanye, so bishimye. Cyari igitaramo cyiza cyane, cyari igitaramo cyaranzwe no kwenjoyinga Arisudi, guhura n'inshuti ziwe batari baherukanye. Cyari igitaramo navuga ko cyari cyiza cyane, nk'uko muri kubireba. Cyari igitaramo ubona ko ntacyo cyari kibaye. So aho naho simatinda ko nta bintu bidasanzwe byahabereye, ahubwo ndahita nirukanyira kuri match yabaye ya Rayon Sport na Polisi. Rayon Sport yatsinzwe igitego 1-0. Ibyo bintu bikomeje gutungura cyane abakinnyi, gusa aho ntago batunguwe nk'uko bakina na Vitaro byagenze, byabaye n'ubundi ntibyabuje kubishima. Abishima Rayon bishimye nta kibazo kuba bahuye na Polisi. Yego na Rayon iri kugerageza kureba igeze he muri uyu mukino, igeze he, ifata indi level kugira ngo initegure imikino ikomeye igiye gukina mu CAF. Yes, nk'uko mumaze kubyumva nuko byari bimeze. So reka tugurukire kuri iyi nkuru nayo ya Junior Multi System, tuzi ku producer, ku bintu bigiye bitandukanye yadukoreye byiza by'amahit, indirimbo nziza cyane abantu benshi bagiye bakunda. Muri Hangana ndi kuzuba niko biba bigomba kumera. So reka nirukanyire ku byaranze urupfu rwa Junior Multi System. Ni umusore navuga ko ni umupapa, abyaye kabiri, afite umwana mukuru n'undi mutoya. So uyu mupapa ntago yabanaga na famiye ye uko bimeze, we na madamu we ntago bari bakibana, bari baratandukanye. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Uyu Junior Multi System ni umwe mu producer beza baranze igihugu cyacu cy'u Rwanda, wazamuye abahanzi bagiye batandukanye harimo nka Bruce Melody. Ni ibintu bose bavuga yuko bazi neza 100% ko ari umuproducer wabafashije mu izamuka ryabo ndetse n'izamuka ry'umuziki muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Junior Multi System ni umuntu wababajwe n'umubiri, icyo ndumva yakoze impanuka ayikorera hariya mu gice cy'Iremera. Uyu Junior kubwo gutinda kubufasha yakoze impanuka hacamo isaha, bataraza ambulance itaraza kumufata aho ngaho yari yakoreye impanuka, biza gutuma akaboko ke kangirika cyane, kazamo ama infection nyinshi cyane, bituma akaboko ke kavamo gucika. Nyuma yo gucika akaboko katakwa n'ama infection, nyuma gusa ubona ko Junior abatazi neza, ntago Junior kari akaboko ke gacitse ejo bundi. Abatamuzi neza cyangwa se abatazi uko yarabayeho, ntago kari akaboko gacitse ejo bundi. Ni akaboko kamaze imyaka isaga kuri 4 kavuyeho. Urumva ko cyari igihe kinini, urumva ko zira infection zatumye n'ubundi agira ikibazo, zagiye zimumunga gake gake, ntago ari ibintu byaje ngo bite bimwataka ku kanya. Uyu Junior kari akaboko ke ubwo yagezwaga kwa muganga, basabye yuko akaboko bagaca kuko kari kumungwa cyane. Famiye ye irabyanga, baravuga ati ntago mugaca akaboko umwana wanjye, cyane yuko ibice byako mwabibonye, mwabiterateranya akongera akaba muzima, akaboko ke gakora neza. Barangije Junior baramusobanurira, aravuga ati rero ngewe nta kibazo mwagaca, ariko twabanje kubaza famiye yanjye, mama wanjye akabyemeza, famiye yanjye ikabibizi ko ngiye gucibwa akaboko, naho ngeweho ntago ari ngiye wigenga ngo mvuge ngo ikintu gikora. So gusa nawe mu kubivuga ko bwari ubwoba, urumva ko n'ubundi still ni umuntu mukuru, ntago yari gufata umwanzuro ngo abandi bawuhakane. Gusa bwari bwabwoba, nawe urabyumva, gucika akaboko ni ikintu gihambaye, noneho cyane nko ku muntu w'umuproducer. Ni nko kuvuga ngo
mbese nyine nawe urumva ni ibintu ncanganye like ucurangisha akaboko urakabuze, ni ibintu biba bigiye kuba challenge mu buzima bwawe, ugatangira guhangayika cyane handi wiheba se ndabaho gute. Murabizi ko isi cyane cyane twicara twihebye dutekereza ejo bimeze bite, niba uyu munsi wishimye mu gitondo uraba uri kurira, ndetse ni twese nyine ntago wavuga ngo ibintu biba bigenda 100% nk'uko umuntu abyifuza. So uyu Junior byaramutonze cyane, afata umwanzuro ko nta kundi byari kugenda, famiye yiraza irasinya, bamuca akaboko muri ubwo buryo. Junior abahanzi baramusuye bamuha uko bashoboye, ubuzima burendereya. Gusa uko igihe gishira nawe urabizi abantu turahinduka, cyangwa se abantu duteye mu bundi buryo butandukanye. Ba bantu bazaga kumureba mbere batangiye kugenda bagabanuka bigeraho Junior yisanga ari wenyine mu gisata cya wenyine mu nzu aho yakodeshaga, aho bita muri Karabayi, murahazi hari muri za Nyamirambo munsi ya stade, utambitse umuhanda urimo witaka I think, ukomezamo hirya hari aho ugera bita muri Karabayi munsi y'uriya musozi wa Kigali. So niho yari atuye ahantu mu nzu y'icyumba kimwe na salo. Ndakeka abamuzi neza barahazi, ni ahantu mu nzu yego y'umusore uba muri ghetto, ntakitwaye, ariko nk'umusore tuzi w'umuhitmaker kuri ya Junior tuzi multi system, ntabwo yakwiye kuba atuye mu nzu twabonye twese. Ni inzu iciriritse iri hasi cyane, twabonye aho arara, twabonye byinshi. Ntabwo yari umuntu ubayeho mu buryo bushamaje nyine nk'umuntu w'umusitari wagize ibyo arima like. Ariko nanone twashimira bamufashije, kuko nanone yego twishaka guhita duhirikira ku basitari ibiki kuki batamufashije. Ntabwo ibintu wahora ubikora buri gihe. Junior baramufashije bihagije, gusa ntago akaboko ke yego wenda icyo twakigana nuko tutamufashije mu buryo bwo kuvuga ngo ajye kwivuza like, cyane ko ariko Junior yari n'umuntu ukunda kwifunga, yari umuntu ufite umutima ukomeye, nubwo yaba ari kubabara yaragusekeraga, kuko cyane ko mu rugo aho yabaga ari famiye cyangwa se ababyeyi bari bari kumurera aho ngaho, hari nabo ba nyiri inzu yabagamo, bakundaga kumbwira ati Junior ko tubona utameze neza ndetse tukajya kwa muganga, akavuga ati yameze neza, akabasekera gusa ari kubabara. Ni umuntu wakundaga rero kutagaragaza agahinda ke cyangwa se akababaro ke. Mwagiye mubibona mu videos menshi yagiye akorana n'ibinyamakuru bitandukanye, nubwo yaginyuzagamo kakamucika gatebye, ko wumvaga yuko like n'ubundi arakikomeye arakihagazo cyane, ko nk'umuntu twese turabizi dusigaye tubona ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko umuntu twavuga ko agiye gupfa, ndetse bisa nk'ibimuteguza. Ntabwo wayoberwa ikintu kiri kukumunga, uba byiyumvamo mu mubiri wawe. Junior rero ntabwo yari wa muntu uzanga avuge ngo uyu munsi noneho bimeze nabi nayamanitse mumfasha bamfasha, ubwo yari wa muntu ukubwira ati ntabwo meze neza ariko nta n'icyo mbaye. So navuga yuko Junior umubiri wamuriye kugeza ku rwego. Okay, reka dusimbukire uko byagenze ajya kwitaba Imana. Icyo gihe yari ari mu nzu ngo ko amakuru abivuga biravugwa, so yumva ameze nabi cyane, ahamagara famille, mama we niko nabyita, mama we ahamagara murumuna we ati genda urebe Junior ntago ameze neza. Murumuna we aragenda aramureba, asanga Junior aryamye mu ntebe ameze nabi. Arangije Junior aramusekera amubwira ati Petit, ibintu nkuko mwabirebye muri video zigiye zitandukanye, uwo mu petit frère we gusa mu by'ukuri ntago ari petit frère bavukana mu nda, kuko Junior iwabo avuka ari umwe, ni ikinege, ahubwo ni nabo yagiye nyine. Urabizi muri ubu buzima duhuramo n'abantu benshi bakatubera abavandimwe, ababyeyi n'ibintu byinshi bitandukanye. So Junior ayo masaha bamujyanye kwa muganga, bageze kwa muganga batinda kubaha ubuvuzi, bamaze hafi nabyita isaha cyangwa se iminota 30, maximum yari iminota hafi 40. So urumva rero ku muntu umeze nabi cyane, burya ni segonda rimwe rirabara ku buzima bw'umuntu, kuba bagutabara bakakuvana muri iryo segonda rimwe wari ugiye kugenda bakagusubiza ubuzima, ni segonda rimwe babikora. Gusa icyo gihe bamaze igihe kinini, wenda tuvuge ko n'ubundi yari kugenda, ariko byibura iyo bamufasha byari kuba biri buresiste cyane, ko iri vuriro riri kugawiwa n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye banenga imikorere yabo. Ivuriro rya Nyamirambo
ivuriro tuzi ko ryahoze ari ivuriro rya covid. Uyu musore bamwitayeho ari kwa muganga, ubwo abari bari kumwitaho basohokaga gatoya basa nk'abasimbuwe, bageze imbere bavuga ati ko duhamagare, wagira ngo bari babyiyumvisemo, bahamagaye bababwira yuko uyu Junior yarangije kwitaba Imana. So nta kindi cyakurikiyeho, yari umuhango wo gushyingura, ibindi birakomeza. So tunihanganisha abantu bakundaga Junior. Ni update nari ngiye kubabwira, hari benshi batari bazi meaning yo kuva ku itangiriro akora impanuka kurinda avuye mu mwuka, avuye muri uyu mubiri. Ntago benshi bari babizi, so atari babizi ndabibabwiye. Nuko amakuru yanjye nyesoje, nzamubabwira utuntu dukeya mureba tugahita turangira, ejo mbaho utundi. Pana ibintu birebire birambiranye, muzamwihangana ngende mbazanira ibintu bizwi neza 100% pana bya bintu byo kuza dukora pranks. Songe uzajya nsanga mu gisata cyo gukora gusesengura ama prank cyane, kuko nicyo kintu nsa nkuzobereyemo cyane. Ngewe ni Derrick, iyi ni Day to Day, tuzatubana umunsi ku munsi. Ciao ciao, bye bye.